nagakuru bamwita uyu mugabo bamwita Vuningoma David. Yego. David Karame. umeze neza? Umeze neza cyane. Nizera ko n'abadukurikiye bameze neza. Bameze neza cyane. Basinga hari ahantu kuko buriya ndabizi neza ko no muri comment baraza kuza kutubwira bati gutya na gutya wowe aho uri uze kuza kutubwira ese bimeze uranatwandikira indirimbo ushaka ko gucurangira ukumbuye. David, yego, watangiye gucuranga gitari ryari? maze imyaka kuva 2017 nayo ndi kuri gitari ncuranga. Byari byatangira kukugaburira? Ahubwo nibyo bingaburira. Niko kazi baza gashende. Pasta gashende? Yes. Umeze neza? Asa filime yawe imeze bitubundi? Filime zimeze neza cyane ubu. Twara abantu bakeneye kumenya mu pasta gashende ninde? Ese mu buzima busanzwe kuki yiswe gashende ubundi amazina yawe nayahe? Wowe na Vuningoma muhuriye he? Reka kwanza icyo bibazo wanzise. Vuningoma rero urumva njye nitwa Nibishaka Vitali ari hasi gashende. Rero usanzwe turakorana muri bijyanye no gucuranga abarizwa no muri Lebo y'Icyizere nawe uriya. Lebo y'Icyizere. Icyizere ni ari Icyizere TV Rwanda ari n'Icyizere bare n'ibindi bintu byinshi bikubiyemo byose. Uyu mugabo impamvu namutumiye nabonye numva azi gucuranga ndamukunda. Ntabwo rero ndibuze kuza kwibanda cyane umwanya reka uyu munsi tumuharire aducurangire umusaza. Okay. Tukubita kandi uburyo bwose ntabwo ari biri gukumurira. Babarira uze nawe mu cyumba. Iyo wana cyangwa uri muri salo udukubite vibe. Bakubite vibe. Uyu munsi turi kuwa kane tugiye kwinjira muri weekend. Okay. Okay, ni bari fresh cyane. Babarira umubita akantu. Kama curangire indirimbo twese tuzi. Kandi wowe ukunda wumva nyine wiyumva mu fresh. Reka kumva amabwirwa wite kucyo nkubwira rero utaza nkoza isoni ari wowe nari mfite rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose Imana na ikaruta imanzi. Ni wowe muvandimwe, ni wowe niringiye, ni wowe buzima bwanjye Imana yanyihere. Twese rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose Imana na ikaruta imanzi. Ese kugiye kwigendera unsize njyenyine nk'abana b'incuke nzabafashwa nande rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose Imana na ikaruta imanzi. Ese kugiye kwigendera unsize njyenyine nk'abana tubyaranye nzabafashwa nande rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose Imana na ikaruta imanzi. Ubukene bw'amafaranga nawe budashavuza ariko